Ubuzima bwa Kristo guca mu bibazo by'imibereho si ikintu kidasanzwe. Hari igihe umuntu agira ibibazo by'amafaranga, imibanire, akazi, uburwayi cyangwa kwiheba mu mutima. Ariko kuba uri umukristo bivuze ko udahura n'ibibazo uri wenyine, kuko Imana ihorana nawe. Izi nama zagufasha gukomeza urugendo rwawe nubwo ubuzima bwawe bugoye. Icyambere, jya uharanira kugumana umubano mwiza n'Imana. Nubwo ibibazo byaba byinshi, ntukareke gusenga. Isengesho si iry'abafite amahoro gusa, ni n'iry'ababaye cyane. Senga ubwira Imana ibikuremereye byose, kuko Bibiliya ivuga ko Imana itwitaho kandi yumva amaganya yacu. Niba udafite amagambo menshi, n'ijwi rito rituruka ku mutima rirumvwa. Icya kabiri, soma kandi utekereze ku ijambo ry'Imana buri munsi. Ijambo ry'Imana ritanga ihumure, icyizere n'umucyo. Iyo uhuye n'ibibazo by'imibereho, hari amagambo yo muri Bibiliya aguha imbaraga zo gukomeza, nko muri Zaburi, Yobu cyangwa ubutumwa bwa Yesu. Uzahasanga ko n'abandi banyuze mu bigeragezo, ariko Imana ikabarwanirira. Icya gatatu, jya wemera ko ibibazo bidakuraho agaciro kawe. Abantu benshi iyo bahuye n'ibibazo batangira kwiyanga no gutekereza ko Imana yabaretse. Oya, ibibazo si ikimenyetso cy'uko Imana itagukunda, ubwo rimwe na rimwe biba ari inzira yo kugukomeza, kudutoza kwihangana no gutwongerera kwizera. Icya kane, jya ushaka ubufasha aho bukenewe. Kuba umukristo ntibivuze ko ugomba kubabara wenyine. Vugana n'abandi bizera, umushumba wawe, inshuti zo kwizera cyangwa abantu bakwifuriza ibyiza. Hari igihe ijambo rimwe ry'undi muntu rishobora kugufasha kurusha uko wabyumvishaga. Icya gatanu, jya wihangana kandi ugire icyizere cy'ejo hazaza. Imana ikora mu gihe cyayo, kandi nubwo waba utabona igisubizo nonaha, si ukuvuga ko bitazaza. Jya wiga gushima Imana no mu bihe bigoye, kuko gushima bifungura umutima kandi bigahindura uko ubona ibintu. Icyanyuma, jya wita ku mibereho yawe ya buri munsi. Shaka uko wateza imbere ubuzima bwawe, ukora uko ushoboye, wige, uharanire iterambere. Imana ikora ibitangaza, ariko nanone iradusaba kugira uruhare mu buzima bwacu. Mu gusoza, ibibazo by'imibereho ntibigomba kukuvana ku Mana, ahubwo bigomba gutuma urushaho kwegera Imana. Ihangane, wizeye, usenge, kandi wumve ko Imana ikuri hafi kurusha uko ubyiyumvisha. Imana iracyakora. Ndagushimiye wowe wahisemo kudukunda no kudukurikira. Niba utarakora subscribe ukaba ugeze kuri channel bwa mbere, kora kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro tushyiraho uri uwa mbere. Ntugende udakoze share kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu benshi. Hari igihe uwo wabuha yaba ari mu bihe bitamworoheye, warangiza ukamwongerera imbaraga cyangwa se ukamukomeza. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.